Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane bene data, yewe basuhuza ni Pasteur Louis Gihana mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi turaganira ku ijambo ryitwa kubaha Imana. Reka dusome muri Zaburi 111 umurongo wa 10. Haragize hati: kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri, ishimwe rye rihoraho iteka ryose. Kubaha Imana ni iki? Iyo dusomye aho tumaze gusoma tukongeraho mu migani 9, 10 no muri Yobu 28, tubona hari nk'amagambo abiri asobanura kubaha Imana ibyo ari byo. Hamwe baragira bati ni ishingiro ry'ubwenge, ahandi bakagira bati ni ubwenge ubwabyo. Ubwo rero kubaha Imana ni ishingiro ry'ubwenge cyangwa ni ubwenge ubwabyo. Reka rero dufate ko ari ubwenge. Kubaha Imana ni ukugira ubwenge. Kubaha Imana ni ukuba ufite ubwenge. Bumaze iki rero? Ubwo bwenge bumaze iki? Uko kubaha Imana kumaze iki? Biturinda gupfusha igihe cyacu ubusa, tukamenya ko iminsi tumara mu isi ariyo mike. Twamara kubimenya, iyo minsi tukayibamo dutegura none iyo tuzabaho nyuma y'ubu buzima. Nicyo Imana yaduhereye ubwenge. Nicyo gituma Imana ishaka kutuba abanyabwenge. Ni ukumenya ko ubuzima turimo ni bugufi ariko butegura uburebure. Icyo gihe tukifashisha ubuzima bugufi tubuteguramo uburebure tuzabaho, kuko dushobora gukoresha ubu bugufi nabi none tukazabaho nabi ubuzima burebure, cyangwa tugakoresha ubu bugufi neza bikadufasha kuzabaho neza ubuzima bwacu burebure. Icyo ni Imana yaduhereye ubwo bwenge. Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 3 umurongo wa 7, tubona Petero ariho agira inama abashakanye, abagabo n'abagore, uko bakwiriye kubana. Ariko yagera ku bagabo, usibye ko abagabo bo ubwabo bitwa umutwe w'urugo nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ariko Petero hano arababwira ati bagabo mwereke ubwenge abagore banyu mu byo mubagirira byose. Kubera iki? Kubera ko abo bagore ntabwo bahwanije namwe gukomera, ngo ni inzabya vaze, ni inzabya ngo zidahwanije namwe gukomera. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ububasha Imana yahaye umugabo ku mugore we ntabwo Imana imwemera kubukoreshana igitsure, ahubwo iramusaba kubukoreshana ubwenge. Kubera iki? Kuko wa mugore adakwiriye kumera nk'aho agandukiye umugabo we ku gitsure cyangwa ku gahato, ahubwo akwiriye kubikora yumva abyishimiye. Kandi kugira ngo ibyo abishobore, nuko bwa butwara umugabo Imana yamuhaye ku mugore abukoreshanya ubwenge. Ubwo ndimo ndakubwira iki Imana iduhera ubwenge. Ni ukugira ngo n'ubutware yaduhaye tubashe kubukoresha, apana mu buryo kudomina abo tubukoreshaho, ahubwo mu buryo bwo kubereka ko dufite ibyo tubamariye, dufite ibyo twabafasha. Ibyo tubereka akaba ari byo bituma nabo banezezwa no gukorana natwe, banezezwa no gufatanya natwe. Kubera iki? Kuko ngo badahwanije natwe gukomera. Abefeso 5:15 kugeza kuri 16, hano Paulo araduhugura atubwira ati mwirinde cyane uko mugenda,
ngo mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo bwanyu umwete kuko iminsi ari mibi. Ahenshi muri Bibiliya iyo bavuga ubwenge aribyo bita kubaha Imana, babijyanisha n'igihe no kumenya iminsi. Ni iki Imana duhereye ubwenge? Ni ukumenya ko iminsi turimo, yaba mike yaba myinshi, yaba myiza yaba mibi, tugomba kuyifashisha dutegura ubuzima burebure tuzabaho. Ubwo rero iminsi twayikoresha neza kugira ngo ubuzima burebure tuzabubeho neza. Ni iki Imana duhereye ubwenge? Henshi muri Bibiliya bavuga ubwenge babujyanisha n'igihe. Mwirinde mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete ko iminsi ari mibi. Yesu we yabiduhamo urugero, avuga ko ngo ab'isi ngo bo bazi ubwenge, ngo bazi igihe bakoreramo ibintu byabo. Umuhinzi azi igihe agomba kubiba, akagitandukanya n'igihe cy'isarura. Ntabwo abiba mu gihe cyo gusarura cyangwa ngo asarure mu gihe cyo kubiba. Uwo ni umuhinzi. Umworozi nawe afite ubundi bwenge. N'abashaka kunanuka bafite ibyo bakora, n'abashaka kubyibuha bafite ibyo barya. Ab'isi Yesu avuga ko bafite uko bo bakoresha ibintu byabo babikorana ubwenge. Natwe nk'abana b'Imana b'umucyo tugomba kugira ubwenge uburyo tugenda, ko iyo tubuze ubwo bwenge Imana iratureka. Uwitwa Salomo mwene Dawidi, Yesu aramuhamiriza muri Matayo ngo mu bami bose babayeho nta mwami wigeze akomera nka Salomo, no mu bami bose bamukurikiye nta n'umwami uzigera akomera nka Salomo. Mu yandi magambo, iyo tuvuga abami bakomeye muri Bibiliya tuba tuvuga Salomo mwene Dawidi. Uzi icyamukomeje? Ngo rimwe yigeze gutambira Imana ibitambo anyuze mu nzira se Dawidi yanyuragamo. Ibyo yabonaga Dawidi akora ari umwana nawe yarabikoze, ariko byaje kumuviramo ikindi kintu gikomeye. Ibyo bitambo maze kubitamba Imana iranezerwa, none iramubwira ati Salomo, nsaba none icyo ushaka cyawe bwite kikuturutsemo, kitari inzira uri gukora wabonaga Dawidi nawe twakoranagamo. Salomo asaba Imana uzanyihera ubwenge, kugira ngo ubwo bwenge nzabashe kujya ncira ubwoko bwawe imanza zitabera. Imana irishima cyane. Burya Imana ikunda abantu basaba ubwenge, kandi ubwo bwenge twatangiye tuvuga ngo niko kuyubaha. Ubu bwenge niko kuyubaha. Iyo baba dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana iwetse Salomo, kuko usabye ubwenge ukaba utansabye ko abanzi bawe bapfa, icyo usabye icyo ndakiguhaye, ariko urisibye n'icyo nguhaye n'ubutunzi, nguhaye n'icyubahiro, nguhaye no gukomera, kandi nubigumamo neza nzakongera no kurama. Iryo jambo Imana yahaye Salomo ubwenge abwisabiye, nicyo cyaje gukomeza Salomo, akajya aca imanza zitabera. Abantu bo mu mahanga yose bakajya baza kuruha gushaka ubwenge muri Salomo. Ese wowe wumvise iri jambo, ninde utakwifuza gusaba nka Salomo ngo yisabire Imana ubwenge, yisabire Imana kuyubaha, yisabire Imana kuyimenya, yisabire Imana kuyikorera? Wabigenza ute? Cyaba ari cyo cyifuzo cyacu twese. Ariko Yakobo mu rwandiko rwa mbere igice cya 5 aragira ati, niba muri mwe harimo umuntu ubuze ubwenge, ntawe usaba Imana ibuha abantu bose itimana. Tugiye gusaba Imana ubwenge rero, kugira ngo natwe kimwe na Salomo mu by'ukuri tubashe kumenya ibihe byacu. Hari ibihe, hari Salomo mu mubwiriza avuga ngo hari ibihe bitandukanye. Hari igihe cyo kuvuka, yabivanye se Salomo ni bwa bwenge yasabye. Abantu iyo bazi ubwenge bamenya gutandukanya ibihe, bakamenya ko ibihe bidahora ari bimwe, ariko bakamenya ko n'ibyo bihe bitagomba kubihindura. Oya, ntibateraganwe n'ibihe, ahubwo bakamenya kugendera mu bihe. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Ntiduhindurwe n'ibihe, ahubwo twebwe tugene uko ibihe bimeze, tunabigenderemo, tunabihindure. Apana guhindurwa nabyo. Hari abantu bahindurwa n'ibihe, agatangira avuga ibintu uyu munsi, ejo ibihe byahinduka ibindi akavuga ibindi, agatangira akora ibintu uyu munsi, ejo ibihe byahinduka ibindi agakora ibindi. Twe guhindurwa n'ibihe, ahubwo tubibemo kandi tujyane nabyo, ariko bisa duhindura, ahubwo tubikomereramo kandi tubiheshamo Imana icyubahiro. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye, ijambo ryawe ni ukuri, kukubaha nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha nibwo kujijuka. Duha ubwenge nk'uko wahaye Salomo, kugira ngo tubaho tukubashye kandi tubeho tukubahishije, mu izina rya Yesu, amen.